muganga ntafite urugingo rusimbura urwo rwafashwe na kanseri, ariko Imana irarufite kuko niyo yari yaruremye rutararwara, ariko muganga siwe wari waruremye rutarandura. Umuntu uzi urukundo rw'Imana ntashakira imirimo Imana izakora mu buhamya abantu bamutangaho, ntashakira imirimo Imana izamukorera mu mirimo abantu bamugiriye, ntabwo ashakira ineza y'Imana mu neza y'abantu, ntanashakira ineza y'Imana mu nabi y'abantu, ahubwo ashakira ineza y'Imana mu neza y'Imana. Yesu ashimwe cyane inshuti z'umusaraba, mugira amahoro ya Kristo Yesu. Ndabasuhuje kubw'umwami wacu Yesu Kristo watsinze urupfu, wanesheje kuzimu, kandi uwabambwe akanesha umusaraba, abaha amahoro n'ihumure rigwiriye. Ni mwene so Aniseti niyo mugabo ku Mukanguzi TV nk'ibisanzwe, ariko uyu munsi gahunda turimo ntabwo yari isanzwe ku Mukanguzi TV ko turi mu gihe cy'amasengesho. Ndagira ngo dufatikanye abantu twabanye cyangwa se turi kubana muri aya masengesho y'iminsi 21. Ndagira ngo dufatikanye n'abandi batari kumwe natwe ku rubuga rwa WhatsApp, ko twakuruwetinze WhatsApp group kugira ngo abashaka kubana natwe mu bihe byo gusenga bajye biyiriza ubusa, hanyuma dusengane nabo, dusengera ibyifuzo. No kuri YouTube naho niko biri, hari utarajoyininze WhatsApp group ushobora kujoining service ku YouTube, tukabana mu mwanya wo gusenga. Ndagira ngo tubanze dusenge, nitumara gusenga tuganire ijambo ry'Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, Imana isumba byose, Imana igira neza, Imana umukiza w'abanyamahanga, ndagushimiye. Ngushimiye ko ari wowe Imana irema umuntu akabaho, ngushimiye ko ari wowe waremye ibiguruka, ibiriho byose ukabirema ubiremesheje ubuhanga bwawe, warangiza ugatoranya ko umuntu muri ibyo biremwa byose ari we ubiyobora, ukaduha ubutware, ukaduha ubwiza, ukatugirira ubuntu, ukaduha imbabazi zihoraho, warangiza ukatwunga Kristo n'Imana binyuze mu rupfu rwawe, ukaduhindura abazima bari bapfuye. Haleluya! Tukaba turiho, tukaba turi iburyo bw'Imana, tukaba twarazuwe, tuzabana n'Imana mu bwami bw'iteka ryose. Izina ryawe nirihimbazwe. Uyu mwanya turasenze kugira ngo umuntu ubabaye ahabwe umunezero w'agakiza k'ijuru, umuntu wariraga abone ibitwenge, umuntu wari urwaye dutegetse indwara ye guhunga mu izina rya Yesu. Ntabwo duhamagaye indwara mu izina kuko si ryo zina rikiza, ahubwo duhamagaye izina rya Kristo Yesu. Haleluya! Izina ryanesheje urupfu, izina ryatsinze umusaraba, izina ryanyeganyeje kuzimu rigakurayo abari bapfuye, rigakingura ibituro, rigatigisa ibitare bikameneka. Izina tuboneramo ubuhungiro, rijya ritubera amazi amara inyota, izina ritubera intsinzi, izina twugamamo. Turagushimiye Mwana. Uyu mwanya wo gusenga, igisha buri muntu wese gusenga n'iki. Twigishe basenga bate. Imana ishimwe, twigishe ninde usenga, kugira ngo tuba abantu bakwiriye, baboneye, bashimwa n'Imana, bavuga ijwi ryabo rikumvirwa. Izina ryawe nirihimbazwe. Ndagushimiye Yesu. Kora ku bwenge bwacu utugirire neza, kore ku mibiri yacu utugirire neza, ukore mu biganza byacu utugirire neza, aho dutuye utugirire neza, aho tugenda utugirire neza, mu byo dukora utugirire neza. Turagushimiye. Hembura abantu bawe, dudubize isoko y'amazi y'agakiza kugira ngo ineza yawe igaragare. Bishimye ku bwawe Kristo none n'iteka ryose. Amen. Imana ibahe umugisha. Nari mbabwiye ngo turi mu masengesho iminsi 21. Mbere y'uko nsoma Bibiliya reka tubanze tuganire. Umuntu usenga ninde, amasengesho ni iki?
ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo umuntu ujya kuvuga izina ry'Uwiteka abanze ave mu bidatunganye. Ibidatunganye ni imirimo mibi, ni icyaha n'igisa nacyo. Ibisa n'ibyaha ni bimwe dukora muri burage, inzenya zipfuye. Ibyo birasa n'ibyaha ko bifite ishusho y'icyaha ishobora kubangamira abera cyangwa se ikanasebya uwuriwe muri Kristo Yesu. Kabiri, hari igicumuro umuntu akora atunguwe nacyo, hakaba n'icyaha umuntu akora yagiteguye. Ibyo bintu bitatu byose ni umugayo mu maso y'Imana. Umuntu usenga agomba kuba bikize. Imana ishimwe. Kandi Imana dusenga dukwiriye kumenya ko ari Imana ishobora byose. Muri byose Imana ishoboye harimo n'ibyo udatekereza, harimo no gukora ibirenze ibyo wasabye. Ariko noneho muri byose y'Imana harimo n'imbabazi zihoraho. Bwa mbere umuntu usenga akwiriye kumenya iyo asenga. Wowe usenga ushobora kutamenya uko usenga, ariko wamenya iyo usenga. Ijambo ry'Imana ryarabimbwiye mu gitabo cy'umuhanuzi Daniyeli, ryarambwiye ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera. Nibamara gukomera bakora iby'ubutwari. Muri ubwo butwari Kristo akuyobore mu masengesho, umwuka wera kube hafi kugira ngo azamure amasengesho agororotse, agende nyine nk'ay'abagororotsi, niko abarundi bavuga, y'abakiranutsi. Imana ishimwe, kuko gusenga kwacu ntikuba uko impfabusa imbere y'Imana. Bwa mbere ntabwo dusenga nk'abarushanwa, ntabwo dusenga nk'abarwana, ntabwo dusenga nk'abihimura. Kandi iyo dusenga nk'abarwana ntabwo dutera bamwe dufitanye nabo ibibazo. Oya, ntabwo dusenga ari bo turi kuvuga. Aguka mu bitekerezo. Pawulo yaravuze ngo ntabwo dukirana n'abafite inyama n'amaraso, ahubwo dukirana n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Noneho iyo myuka mibi ikorera mu mibiri igaragara. Imibiri igaragara ni bamwe bagututse, ni bamwe bakurwanya, ni bamwe bakuvuga. Iyo ugiye gutera uwo nguwo aroroheje pari raporo n'imbaraga zimukoreramo. Izo mbaraga zimukoreramo Bibiliya yaravuze ngo zikorera mu batumvira, ngo niyo myuka mibi itera abantu kwigenga bakaba ibikenya, noneho bakavuga bataziga. Bene abo iyo ugiye kurangazwa nabo, ushobora kurangazwa nabo ukibagirwa ko iyo myuka iri muri propaganda yo kunyura mu bandi. Twebwe iyo dusenga Imana igushyiraho direction, ube mu cyerekezo cyawe, umenye ngo umukiranutsi asengesha umwuka wera iteka. Gusengesha umwuka wera ni iki? Ni ugusenga mu bushake bw'Imana. Ubushake bw'Imana niko gukiranuka, kuko gukora iby'Imana ishaka ni ugukiranuka. Noneho iyo umuntu akiranutse ayoborwa n'umwuka. Iyo wowe n'umwuka uvuga ibiri mu izina rya Kristo, ugakora ibiri mu mwanya w'iby'Imana yari gukora, ibaye iri kumwe natwe. Rero ndagira ngo aya masengesho tuyahe umurongo, ubanze wowe ubwawe umenye ko babandi aba wabonye n'amaso yawe abo ureba, ubanze umenye ko bari nothing imbere yawe. Nujya gusenga wakomeje, abagukomeretsa barakuremerera birusha imbaraga kwizera kwawe. Ariko nuboroshya baroroha. Tugende hejuru y'ubutware bw'abatizera. Imana ishimwe. Oroshya izo mbaraga zose wumvaga, tuzamura imbaraga zisumba byose, tuzamura imbaraga zishobora byose. Nibwo umuntu yakira impinduka z'amasengesho, kuko intambwe ya mbere twayivuze ni ukuva mu bidatunganye ukatura ibyaha. Hari n'abantu bakira ibyaha muri ubu buryo, agafata umwanzuro wo kubivamo no kubireka, bigahwana no kubibabarirwa. Kuko iyo ufashe umwanzuro wo kuva mu cyaha warangiza ukakireka, bihwanira no kubabarirwa. Noneho ibyo byakunukagaho, bwira Kristo ngo nguhaye umubiri.
Imana ishimwe. Intekerezo, ubwenge, ubugingo bwanjye ndabiguhaye mwami Yesu, wowe ubiyobore. Kristo abiyobore. Imana ihabwa icyubahiro. Noneho Kristo natuyobora turaba tuyobotse, turasenga tuzi ibyo dusenga. Imana ibaha umugisha. Intambwe ya kabiri nari mbabwiye ko ari ukumenya Imana. Kumenya Imana ndabisubiramo. Intambwe ya kabiri ni ukumenya Imana. Pawulo yandikiye aba Efeso arababwira ngo ndinginga Imana ngo kugira ngo ibahe ubwenge butume muhishurirwa. Uko guhishurirwa kubatere kumenya Imana. Hari ibintu bibiri: kwerekwa no guhishurirwa. Kwerekwa, guhanura no guhishurirwa. Guhanura, abarundi baravuga ngo nabavugishwa. Umwuka kuzaho ukajya uvuga, arakuvugisha. Hari abaza bakavuga ibyo nabo ubwabo utababwira ngo nimusubiremo. Uwo ni umuvugishwa, umuhanuzi. Hari n'umuntu werekwa, Imana ikajya imwereka agasoma urupapuro, cyangwa akajya abibona nka filime imunyura imbere, cyangwa akajya yumva ijwi rimubwira ngo vuga ibi. Hakaba n'umuntu uhishurirwa. Ibyo weretswe, impamvu byitwa kwerekwa nuko no mu bisanzwe wari kubibona, ariko si wowe ubyiyeretse, urabyeretswe, ubyeretswe n'undi. Ariko hakaba no guhishurirwa. Guhishurirwa ni ukumenya ibihishwe. Peho sanimori ya donasi. Ni ukumenya ibihishwe, bihishwe ubwenge bwawe utaruzi, bihishwe amaso wari utarabona, bihishwe ubumenyi utigeze wiga, bihishwe abahanga batavumbura, abashakashatsi batabona, za telesikopi batareba, mikrosikopi nazo zitabona. Telesikopi na abize geography nimwo mubizi ibyo bireba ibi bigaragara ku mibumbe, ariko ibyo nabyo, ibyo bihishwe ntibabireba. Ibyo bihishwe Imana iguhishurire kuyimenya, ikwihishurire, ikumenyeshe n'ibindi byari bihishwe. Izo mbaraga zose zikorera mu bumana, zose zihabwa umuntu wasenze. Niko Yesu yavuze. Yaravuze ngo hari umudayimoni ukinga ku maso y'abantu tukabonesha kamere. Imana ishimwe ko iri kumwe natwe. Hari dayimoni ikinga amaso y'abantu tukabonesha kamere. Wareba ugahita wikururira irari, wareba ugahita wifuza, wareba ugahita uriganya mu mutima, wareba ugahita ugira intambara mu mutima, ukumva urebye uramwanze mutanaziranye, ukumva ibyo ubonye wabyiba kandi wanabyiha, wanabona ubushobozi bubibona, ukareba uwo ubonye kumva irari ry'ubusambanyi, kurebesha kamere y'umuntu iyoborwa na capacité intellectuelle. Capacité intellectuelle y'umuntu akenshi ishingiye kuri maturité n'ibyo, ariko nabwo ikayoborwa na niveau d'étude. Niveau d'étude ni ubumenyi. Ubwo bumenyi iyo uhise utangira kubuyoboza kamere, ubu muntu mubisi wo mu nyuguti itagira revolution, ntahishurirwa. Usoma Bibiliya ukayikuramwo amahame, ariko atabamwo impinduka zo muri wowe. Ugashaka guhinduza abantu ijambo ritaraguhindura, ugashaka no gutegeka abantu gukora ibyo utarashobora gukora, ukabwira abantu gusenga utasenga, ukababwira gukizwa udakijijwe, ukababwira gukiranuka udakiranutse. Ubwo bwenge bwose butera abantu confusion, buraguconfusinga, butuma utamenya Imana. Umenya Imana bingana n'imirimo wagezeho. Ukajya uvuga ngo nta kindi njya gusaba, mfite akazi. Ukabuze ngo birahagije. Narize, mfite diplome, murabizi ko impamyabumenyi zose ni diplome, ukavuga ngo birahagije. Nuko ubwo bwenge bukora. Mfite imodokari, okay, birahagije. Mfite inzu yanjye mbamo, ukabuze ngo birahagije. Ariko wowe witegereje ukareba, hari byinshi cyane ukibura.
kuba uri umunyabwenge ukaba ugitegura ibintu ntubigereho birasobanuye ngo uribeshye. Ubwo bwenge wakoresheje reka mpite mvuga ngo burakuyobya. Kuba waba uri umuntu w'umugabo ufatika umaze kwiga ntumenye umubare w'abagore bagukwiye, wari ukwiriye gutunga urugo rwawe ariko rwarakunaniye uri kujya guhahira maraya. Juste ubwo bwenge bugenda bukwambura icyo uri cyo bukakubeshya icyo abantu bashaka ko uba cyo. Burakikubeshya hanyuma bugahita bugusiga umugayo mu bantu. Iyo bugusize umugayo mu bantu burakugayisha bukakunyaga icyitwa icyubahiro. Wowe wanyawe wowe uri natireroma yawe ihita ikuvaho. Iyo ikuvuyeho ugenda nk'abandi. Munyumve, iyo ugenda nk'abandi wowe ntubu uriho kuri wowe. Ubu ushaka nkore bashime, mvuge bambone, mvuge banyumve. Juste ubwo bwenge bukagutwara gutyo. Bene ubwo iyo tuvuze ngo twiyirize ubusa dusenge buhita buganira n'umubiri, umubiri ukabubwira ngo ntabwo nzava inaha rya, kuko umubiri ni uw'ibiryo. Niko ijambo ritubwira. Inda ni y'ibyo kurya, ibyo kurya nabyo ni iby'inda. Kandi ijambo risoza rivuga ngo byose Imana izabitsemba bishire. Kabiri, umubiri fizikoma nta force pesantère tugira ko ntituguruka. Ntushobora kuzamuka ku kwizera ku rwego ugera imbere y'Imana ngo ukomange. Urahita ukubwira ngo irire mfite indwara. Uhita ukubwira ngo ibyo kwiriza ubusa n'iby'abarokore byihorere. Urakuzanira ibintu nurangiza ukubwira ngo nkeneye alcohol kandi nizirimo zitangiye kugukontorora. Juste hari ibintu bigenda biza ugashingiraho ubyita ubwenge. Bigaragaza kutamenya Imana. Iyo umaze kumenya Imana uyishakira mu ruhande rwayo rumwe Imana ibonekamo rwitwa kwera. Uruhande rwitwa gukiranuka kw'Imana. Kugira ngo umuntu abone gukiranuka kw'Imana nuko akiranuka. Kugira ngo abone kwera kw'Imana nuko yezwa. Kugira ngo use na Kristo nuko ugera ikirenge mu cya Kristo. Kugira ngo uvuge Yesu akumve nuko uza muri sayidi y'aba Yesu. Imana ishimwe. Nuko utura muri zone y'aba Yesu. Oriya bonemonda ya Imana ishimwe. Yaravuze ngo abanjye ndabazi bafite ikimenyetso cy'amaraso name. Kandi abo banjye bafite ikimenyetso cy'amaraso bagira n'ubayobora. N'umwuka nabasigiye. Kuko abayoborwa n'umwuka nibo bana b'Imana. Iyo ukiranutse ubu byawe n'umwuka. Iyo byawe n'umwuka ushobora kugira impano z'umwuka cyangwa se ukuzuzwa umwuka cyangwa ukabatizwa mu mwuka. Kuzuzwa umwuka ni uguhabwa imbaraga zo kurwana. Ni imbaraga jise zigufasha gukora combat spirituel. Iyi combat spirituel niho hari power ziyobora intekerezo zawe. Zigukura muri bwa bwenge bukuyobya, zigukura muri kwa gutekereresha kamere. Imana ishimwe. Kuzuzwa imbaraga z'umwuka wera ubugiye muri combat spirituel nkuko mbibabwiye, kujya kurwanya ya myuka udashingiye kubagutera ku ishusho y'imibiri bambara. Tujya gufata mpiri. Ndumva bitangiye gusobanuka none. Tujya gufata mpiri bya bitekerezwa n'ibiri mu mitima byose tukabigomororera Kristo Yesu. Kuko dutera mu izina rya Kristo. Niryo tandukaniro ry'intambara ya Dawidi n'Abisiraheli. Bari bamaze iminsi 40 Imana iri gutukwa. Barwanye kubw'intwaro bafite, barwanye kubwa experience y'intambara, barwanye kubw'abatekinisiye de guerre bafite bayitegura, ariko ntibarwanye kubw'izina ry'Imana ya Isiraheli. Kw'izina ry'ingabo baratsinzwe. Kubw'imbaraga z'intwaro baratsindwa.
kubw'igihagararo baratsindwa, kubw'iminsi na experience baratsindwa. Ariko Dawidi ahageze aravuga ngo nteye mu izina ry'Imana zawe, ngo ariko nge nguteye mu izina ry'Imana ya Isiraheli. Iyo umuntu ayoborwa n'umwuka ahabwa umurongo ngenderwaho w'urugamba. Uwo murongo w'urugamba nta wundi uwuhabwa keretse umuntu uri gusenga. Kandi gusenga ntibisaba kwizirikana, bisaba kubohora n'abandi, kuko umukiranutsi atera amahoro igihugu. Imana ibaha umugisha. Uri gutekereza iki wowe urindi imbere y'Imana? Menya uru ruhande rwa mbere ku Mana. Menya ko Imana ari inyembabazi. Umenye ko imbabazi z'Imana zambitswe urukundo. Umenye ko urwo rukundo rwambitswe ibambe nyinshi, impuhwe, ikigongwe. Impuhwe nyinshi zituma tudapfa ku munsi w'urupfu, zituma dukira ku munsi w'amakuba, zituma turama igihe cyo gukinduka, igihe cyo gukenyuka. Izo mbabazi zikatubika, igihe twakiraniwe zikatubika. Menya izo mbabazi, nurangiza uzikompare, ntabwo zingana n'ibyaha wakoze. Imbabazi zirarusha agaciro, ntawazikompara, ntawazigereranya. Dawidi yigeze yakora icyaha cyo kutizera bimutera kubara Abisiraheli. Abari Abisiraheli yabaraga ingabo ngo arebe ingabo zimurinze, amenye uburyo ya trainingamo igisirikare cye arwane. Imana irangije iravuga ngo ntugishakira intsinzi kuri njye w'Imana y'intambara, Imana ibaneshereza intambara. Ushakiye intsinzi mu bwinshi bw'ingabo z'Abisiraheli, none uranababaze ngo umenye ubwinshi bwabo. Iramubwira ngo David, ukibara Abisiraheli uncumuyeho, hitamo ibihano. Muri ibi bihano bitatu hitemo kimwe: kwicwa na mugiga, kwicwa n'ababisha bawe, cyangwa inzara. Dawidi arebye mugiga, arebye inzara, arebye ababisha, abona nta na kimwe gikwiriye gutoranwa. Aragenda ajya imbere y'Imana, arambarara imbere y'Uwiteka, arayibwira ngo mpisemo kugwa imbere yawe, kuko nunyica ngenyine urakiza Abisiraheli, uzabaho undi mwami. Ariko nubicisha inzara turapfira rimwe. Ariko reka ngwe hano, nibura bajye bumva ngo Dawidi yaraguye arapfa, ariko yaguye imbere y'Uwiteka. Ntabwo Uwite ntibingana no kugwa imbere y'ababisha. Nibura narapfuye ariko ngwa mu bikari byawe, ntabwo bingana no kwicwa na mugiga ngo tugende dupfira ku misozi, abagiye kuvoma bapfe, abagiye guhaha bapfe. Dawidi aravuga ngo ntibingana no guterwa. Ariko arangije abwira Imana ngo ibuka kimwe: icyaha nagikoze, ni umugaragu wawe, ariko nciye bugufi. Pima imbabazi zawe, pima imbabazi zawe Mana, urebe niba zingana n'icyo nakoze. Wumve niba wakwibuza kumbabarira ukurikije urugero rw'imbabazi zawe. Imana irebye imbabazi zayo zikwira ijuru. Imbabazi z'Imana zuzura ikirere, aleluya. Imbabazi z'Imana zuzura isi, aleluya. Zikwira inyanja, ibibaya, imisozi, uduhanamanga, ubutayu, kugera n'ikuzimu. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Imana ibona imbabazi ziraruta ibyaha byose bya Dawidi. Iramubwira ngo imbere yanjye ntabahagwa, ahubwo barahakirira. Acyumva ijambo ryo gukira, arapfukama, aravuga ngo ni wowe mwami w'amahoro. Arataha, akize icyaha, akize icyago, akize n'amakuba, kubwo kumenya urugero rw'imbabazi z'Imana. Hanyuma ikindi, kumenya urukundo rw'Imana. Birigaramu yararuririmbye, yaravuze ngo kandi uko ikunda umwana wayo, nanjye niko inkunda ndakwiriye. Umuntu uzi urukundo rw'Imana ntashakira imirimo Imana izakora mu buhamya abantu bamutangaho, ntashakira imirimo Imana izamukorera mu mirimo abantu bamugiriye. Ntabwo ashakira ineza y'Imana mu bantu, mu neza y'abantu. Ntanashakira ineza y'Imana mu nabi y'abantu, ahubwo ashakira ineza y'Imana mu neza y'Imana. Imana ishimwe, kuko haleluya, haleluya. N'igihe bene Yakobo bagurishije Yosefu, Imana iracyakunda Yosefu.
kandi igakunda na bene Yakobo. Uburyo butuma Yosefu nabona ibyo kurya ari buhamagare bene Yakobo nabo bakabonera kuri Yosefu. Ndagira ngo mbabwire urukundo rw'Imana, urukundo Imana igukunda ruruta urwango wigeze uyigirira. Urukundo Imana igukunda ruraruta igihagararo cyawe, rurarusha ubwinshi inshuro uhumbya ku munsi, rurarusha ubwinshi umusatsi uri ku mutwe, rurarusha ubwinshi utu twenge two ku mubiri umubiri uhumekeraho. Urukundo rw'Imana umva uburyo Billy Graham yaravuze ngo wafata ab'isi bose bakaba banditse, agafatana n'utwatsi twose turi mu isi tukaba uducumi tw'abanditse, inyanja yo mu isi yose ukayifata, ariko mwami uri Imana y'urukundo. Ugafata inyanja iri mu isi ikaba wino, ijuru warangiza ukarifata rikaba impapuro, buri muntu wese akandikaho iby'urukundo rw'Imana adahuje n'undi, ngo ntibabimara hakama inyanja ariyo. Menya Imana ko ari urukundo. Noneho cya gatatu, iyo umaze kwimenya, iyo umaze kwihana, witandukanyije n'ikibi, ukamenya Imana mu byiciro byombi, imbabazi, urukundo, uba usigaje kumenya ububasha bw'Imana. Ni Imana ishobora byose, muri byose ishobora kuguhisha ku karubanda iguhishe rubanda, ishobora kugukiza indwara ikoresheje izindi ndwara, ishobora kugukiza ingabo ikoresheje izindi ngabo, igukirisha amaboko agaragara n'amaboko ataboneka, kuko ingabo Imana ifite harimo ibibugu, harimo inda, harimo imbaragasa, harimo ibikeri. Yabwiye Mose ngo nzabakirisha amaboko menshi, harimo inzige, harimo amavubi. Ariko Mana yabwiye Yehoshafati ngo witware ingabo. Wowe ubwawe Yehoshafati shaka abaramyi bahimbaza. Ububasha bw'Imana si ngombwa kuyijya imbere tuyibwira ibyatunaniye, ubundi se dushoboye iki? Ahubwo ni ngombwa kuyijya imbere twizeye ibyo ishobora. Ni ngombwa gusenga tuzi ibyo Imana ishobora. Muganga ntafite urugingo rusimbura urwo rwafashwe na kanseri, ariko Imana irarufite kuko niyo yari yaruremye rutararwara. Ariko muganga siwe wari waruremye rutarandura. Ntabwo muganga afite ubushobozi bwo kuguha uwo mwana wapfiriye mu nda, ariko Imana ifite ubushobozi bwo kumugira muzima, kuko niyisura. Nta muntu ufite ubushobozi bwo kukubwira ngo impore, kuko nibakubwira ngo humura siba baguha ihumure, ariko Yesu afite ubushobozi bwo kukubwira ngo humura, kuko ari we humure. Afite ubushobozi bwo kuzimya umuriro, kuko ari we muriro. Afite ubushobozi bwo kukubakira urugo, kuko ari we rugo rw'intama. Afite ubushobozi bwo kugukiza inyamaswa z'inkazi, kuko niwe ntare yo mu muryango wa Yuda. Niwe utegeka bigakomera. Ijambo rye ni nk'inyundo y'umucuzi. Inyundo y'umucuzi iragorora kandi yashaka ikagoreka. Imana ni Imana. Imana ni Imana ishobora byose. Abababwira ngo ntiyihimbaza, yijya kwivuga n'ibyiheraho, iravuga ngo ndi Uwiteka Imana ishobora byose. Ni Imana yifitiye icyubahiro, yahanitse ikirere, yitama inyenyeri amazina, ariko uwera wa Isiraheli. Ni Imana y'inyabubasha. Mu bubasha ifite yagize n'ububasha bwo kukubabarira warakiraniwe, none igize n'ububasha bwo kuguha umugisha wo gukiranuka. Ni Imana ishobora byose. Numara kumenya ko Imana ishobora byose, utesha agaciro ibyo wari ufite nk'ibigukomereye, kuko wowe nta kikorohera, wowe nta cyakorohera. Uyu ni umwanya w'amasengesho. Iki ni igihe cyo gusenga. Reka nihute nanasoza. Dusome Yesaya 58. Kando kwikunda umwana wayo, nje ni kwinkunda ndakwiriye, naro mugome
nukwima Yesu ngwambambirwe ku musaraba mubo yacungu jayo maraso nzi yuko nanjye ndimo zajya ndirimba urwo rukundo ndukwize mu isi yose ingoma zose zo mu isi yacu zijya zihita zishiraho abanga Imana nibayisenge bazapfa bose be kwibukwa nyamara urwo rukundo rw'Imana rutagira akagero urwidukunda twabari mu isi nirwo rutazashira urukundo rw'Imana Imana ishimwe dusoreze ku mahame y'amasengesho Yesaya 58 titre imbanziriza amagambo cyangwa umutwe w'ijambo haravuze ngo idini itaryarya niyo Imana yishimira. Imana ishimwe. Umurongo waho wa mbere haravuze ngo shyira ejuru uvuge cyane we kugerura. Kugerura ni ukugera amagambo uvuga cyangwa no kuyagabanya. Ngo rangurura ijwi ryawe nk'ikondera ubwire ubwoko bwanjye ibicumuro byabwo, ubwire inzu y'Abanyarwanda, ubwire inzu y'Abarundi, ubwire inzu y'Abatanzania n'Abayuganda, ubwire inzu y'Abanyakenya, Abanya-Australia, ubwire Abanyamerika n'Abanya-Europe, ubwire Abanyaziya n'Abanyafurika, ubwire abantu mu migabane yose, ubabwire uti, ubabwire ibicumuro byabo, ubabwire ibyaha byabo, ubabwire ibyaha byabo. Amahame yo gusenga nababwiye ujya kuvuga izina ry'Uwiteka abanza ave mu bidatunganye. Umurongo wa kabiri, icyakora banshaka uko bukeye, bishimira kumenya inzira zanjye, nk'ishyanga ryakoraga ibyo gukiranuka ntirireke amategeko y'Imana yabo, niko bansaba amategeko yo gukiranuka bakishimira gusanga Imana. Imana ibaha umugisha. Ndetse barabaza bati mbese igituma twiyiriza ubusa nubyiteho niki? Niki gituma twambaza twibabaza ukabyirengagiza? Niki gituma twibabaza ukabyirengagiza? Umva igisobanuro. Mbiterwa nuko ku munsi wo kwiyiriza ubusa muba mubonye uko mwinezeza ubwanyu, mukagirira nabi abakozi banyu bose. Oh la la. Abantu baribaza ngo kuki twiyiriza ubusa ntubyiteho? Imana iravuze ngo nuko muba mubonye uko mwinezeza. Kwiyiriza ubusa muba mubonye umwanya wo kubwira abantu ngo turi mu y'ibiri, turi mu y'itatu, turi muri combien day, muri combien jour z'amasenge. Mwebwe kwiyiriza ubusa ntabwo naci joking, gusenga ntabwo ari imikino, si ibigwi muri gushaka, nta nubwo turi kwiyerekana, ntabwo turi kwiyerekana. Kwiyiriza ubusa ntabwo ari umunsi wo kubwira abakozi ngo mube muvuye ku biryo byiza. Fata bimwe waryaga winezeza ubigaburira abandi n'umukozi arimo. Kwiyiriza ubusa
ntabwo ari ukubakoresha uburetwa ngo imirimo sindi buyishobore, ni ukwitanga byo kugaragaza ishusho y'ubumana. Ishusho y'ubumana mbibutse ko yuzuye urukundo n'ubwitange, ko yatanze Kristo na Kristo aritanga. Iyo Yesu yitanze tukagera ikirenge mu cya Kristo, mu gihe dusenga dukwiriye kwitanga, mu gihe dukiranuka dukwiriye kwitanga, mu gihe dukijijwe dukwiriye kwitanga. Imana ibaha umugisha. Ntabwo gusenga ari ukuboha abantu, si ukwinezeza. Nababwiye ngo gusenga si irushanwa, ni intambara. Nta musirikare bongerera amafaranga ari ku rugamba ngo bayamwoherereze. Imana gusenga ni ukwa progretinga, na progress uba urimo wa progretinga umushahara, urimo urawukuza. Gusenga ni uguha amahoro abana. Gusenga ni ugutanga ubwenge bw'abana, ni uguha umugabo indi myitwarire, ni ugukereya. Uba urimo uratransforma mayindi y'umugabo. Imana ishimwe. Uba uri kurema uko fiyanse ateye. Gusenga uba urimo urarema urugo rwawe utararugeramo, uba urimo urarema umwana mu nda. Gusenga ni intambara idahita izana insinzi y'uwo mwanya, kuko iyo dusenga hagenda amasengesho hakamanuka ibikorwa. Gusenga yewe gusenga bikingura ijuru, gusenga bifasha umuntu bimara umubabaro. Oh gusenga gusenga gusenga, senga nk'usoje usenge nk'utangiye, senga nk'ugeze hagati kandi usenge nk'utarasenga. Komeza usenge na nyuma yo gusenga usenge, mbere yo gusenga usenge, no hagati yo gusenga senga. Imana ishimwe. Niho hari imbaraga honyine zitagaragara kuri internet, satellite ntibiyobora kuri network, ntibiriyo mu ma network, ntibiriyo. Hagusenga biri saved mu cyumba cy'umwuka, kandi harimo imbaraga ariko Mana y'imbaraga, harimo imbaraga Imana yari izavinze, harimo reserve power. Imana yadusezeranyije ngo muzakora n'ibyo ntakoze. Ni imbaraga zari ziri reserve Imana yari, ariko Mana yarazibitse kugira ngo tujye tuzitumaho, tuzibwire ngo ngwino. Haleluya. Mbaraga zo gukiza indwara, mbaraga zikiza sida, kanseri, diabete, zikiza ama hypertension, imbaraga zikiza ibyo birwara bya hepatite. Ngwino wambaraga we, ngwino wambaraga we. Mbaraga zica karande, zica imigozi, mbaraga zibatura zikabohora. Izo zibonekera mu kirere cyo gusenga. Mbaraga zicura zigahindura umubiri, zibonekera mu kirere cyo gusenga. Mbaraga zigayidinga amarembo yawe kuri gate, zigayidinga korutira urugo rwawe. Imbaraga zikuba ibintu bikaza biri dabu, bikarenga dabu, bikaba triple. Imbaraga izo nizo gusenga, nizo zihindukiza ifi ikaruka uwo yamise. Nizo mbaraga zibumba intare, nizo mbaraga zihagarika izuba Joshua akarwana. Nizo mbaraga izo zo gusenga, nizo zizenguruka Yeriko ikariduka, nizo zica inzira kuri Yorodani, nizo zibona inzira ku nyanja. N'imbaraga zo gusenga, amasengesho y'umukiranutsi. Imana ishimwe. Umurongo waho wa 4. Dore icyo mwita kwiyiriza ubusa. Icyo mwiyiriza ubusa ni ugutongana, ni ukujya impaka, ni ugukubitana, ibipfunsi by'abanyarugomo. Kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, bituma ijwi ryanyu ryakumvikana mu ijuru. Umurongo wa 4 ndawutinya, ngo kuri ubu ntimukiyiriza ubusa uko bikwiriye, ngo byatuma ijwi ryanyu ryumvikana mu ijuru. Umva umurongo wa 5, direction yo gusenga, ndahita nsoza. Haravuze ngo ugira ngo kwiriza ubusa nshima kumeze gutyo. Mbese ni umunsi umuntu yibabarizamo akubika umutwe kumuberanya, akisasira ibigunira, akaryama mu ivu. Ibyo nibyo wita kwiriza ubusa.
ni umunsi uwiteka yishimira. Umva 6 haravuze ngo ahubwo kwiriza ubusa nshima nuko mwajya mubohora abantu ingoyi z'urugomo. Bamwe babagiriye nabe ni mubababarire. 2 mugahambura imigozi y'uburetwa mukarenganura abarengana kandi mugaca iby'agahato byose kandi ukarekura ugatanga ibyo kurya byawe ukagaburira abashonji ukazanira abakene bameneshejwe. Abameneshejwe abo babuze aho bishyura, babuze amafaranga y'ubukode, ukabashakira icumbi, ibyo waryaga ukabigaburira abandi, mukarenganura abantu. Hari abantu bafunzwe muzi ukuri, mwaze gutanga ukuri. Hari imanza zibera mwaciye, imanza zitabera, mukureho abantu ingoyi. Hari ibyibwe uzi aho byagiye, none barashinja abandi. No, si uko gusenga. Igituma ijwi ryawe ryumvikana mu ijuru nuko ribanza kumvikana mu rubanza rirenganura, nuko ryumvikana ku wariraga rimuhoza, nuko ryumvikana ku mfubyi rimuhihumure, nuko ryumvikana ku mupfakazi rimuhumuriza, nuko ryumvikana ku mushonji rimugaburira. Ayo maboko akeneye imirimo y'Imana, Imana yakeneye akorera abandi kugira ngo abone imirimo yo gukorerwa n'Imana. Bene uwo muntu yasenze ijwi rye rigera mu ijuru. 2 hari abantu bari kwa muganga badafite kivurira, babuze amafaranga y'imiti. Hari abari hanze y'ibitaro barara hanze, bananiwe gutaha, bananiwe kuva mu bitaro kuko bafashwe bugwate, barivuje ntibafite mituelle de santé. Abo mubiteho hanyuma ijwi ryanyu ryumvirwe. 3 hari abasohowe mu mazu babuze aho kuba, ba homeless. Abo mubiteho mubashakira icumbi. Ibyo bituma Imana iza kureba ngo ninde uhaye umunyamibabaro ihumure, ninde ukoze ibyo nari gukora. Uwo murimo ukozwe nande? Ninde utumye imfubyi irariseka? Icyo gitwenge cy'amatwi y'imfubyi, icyo gitwenge cy'imfubyi kije mu matwi yanjye isetse kubera nde? Uwo wariraga ko acecetse akabaseka ninde? Uwo wari uboshywe abohowe nande? Uwo munyururu mukuweho nande? Ibyo bitera Imana gukora. Imana ishimwe. Bamwe badafite aho kuba ukabashyira mu nzu yawe, wabona uwambaye ubusa ukamwambika. Ntiwirengagize bene wanyu. Munyemerere dusenge. Gusenga. Senga wongera usenge. Genda usenge wongera usenge. Tandukanye gusenga kwawe kuko ari cyo nzagukiriza. Nzatanga ingabo nyinshi zipfe ku bwawe. Genda usenge wongera usenge. Utandukanye gusenga kwawe. Mwene data Israeli, Imana iguha umugisha. Imana imuha umugisha rwose. Gutandukanya amasengesho yawe. N'abanyamahanga baravuga ngo data ntabara, n'abanyabyaha baravuga ngo Mana ntabara, baba basabye. Ariko itandukaniro ry'amasengesho y'umukiranutsi n'umunyabyaha, bwa mbere ntiriba mu icyaha, sengesho rye nta byaha bibamo. 2 harimo guhamya Imana kuko azi Imana, yasobanukiwe Imana, azi urukundo rw'Imana, azi imbabazi z'Imana, azi ubushobozi bw'Imana. 3 wababariye abari abo mwari mufitanye ikibazo, kandi wagaburiye abashonje, wambitse abari bambaye ubusa batari bafite aho kuba bahabonye, wishyuriye abantu amazu. Imana iguha umugisha. Udashoboye ibyo byose nta bushobozi ufite. Imana ntikubaza ikitaguhaye, ikubaza impamvu utakoresheje neza ibyo yaguhaye. Hanyuma rangurura ijwi ryawe dusengana Imana. Mana turagushimiye. Ni wowe ujya urambura ukuboko ahatari inzira hakaba inzira. Ni wowe ujya ugusha imvura mu butayu warangiza ugahembura ababurimo.
ni wowe ucisha inzira mu kidaturwa. Nta muntu waherekeraga, nta muntu wahajyaga, wowe ukahaca inzira, bivuze ngo naho hakagendererwa. Uwatawe ni wowe ujya umugenderera, kandi urugo wagezemo rurahururirwa. Si ugusurwa gusa, abantu barusura nk'abahurura, barugenderera nk'abahurura. Ni wowe ugarura igikundiro ku batawe. Ndagushimiye Mwami, izina ryawe nirihabwe icyubahiro, ubwami bwawe buganze. Rambura ikiganza cyawe kuri uyu muntu tubanye nayo mu masengesho kugeza umunsi w'itariki ya 30, iminsi 21 irangiye. Hembura abantu bawe, baha ububyutse, barinde kirogoya mu izina ryawe. Mbisenze nizeye ko bwawe none n'iteka ryose Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.